Jean Paul Nkundineza dosiye yamaze kugezwa mu rukiko ibyaha byose ko ari 4 yakurikiranweho na RIB mu iperereza ubushinjacyaha bwabiregeye urukiko donc possibilité yo kuba yakwiyungana Mutesi Jolly yaranze yasabye Mutesi Jolly imbabazi arazimima cyane byaba kumvira mu rubanza oya iyo aba yarazimusabye ntago biba bigeze mu rubanza either Jean Paul ntiyazisabye cyangwa se yarazimwe ibyo nabyo byaba ari ikindi kibazo none kudasaba imbabazi n'uburwayi kutazitanga n'ubundi tujye tureba societe turimo finalement tusipoze Jean Paul birangiye yinjiye gereza hejuru kuvuga ngo yatukanye ubu dufite gereza ubushize ikiganiro cyawe cyarangiye mu imirimo mikubwiye bizasaba ko tugira gereza amakategori gereza zakabayemo wenda abantu abamwe bakanyanga abakubitana bakicana ariko umujura w'igitoki uwatutse umuntu abanyereza bakagombye kuyasubiza nabo sinavuga ngo bafungwe ari ibintu byakagombye kugira ariko niba no gutukana bigiye kujyana abantu inyandiko mpimbano niba gutukana bigiye kujya bijyana abantu mu magereza bagomba kuzagura kandi bongere na budget yo gutunga abo bantu ubushinjacyaha bwatangaje ko dosiye iregwa mu munyamakuru wigenga Jean Paul Nkundineza ukurikiranweho gutukana mu ruhame guhohotera watanze amakuru ku byaha gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha iyi ni dosiye n'ubundi igomba kuburanishwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu masaha make cyane. Jean Paul ni muntu ki yatutse nde mbere yo gutukana yakoze iki yatukanye ate dosiye irimo bande noneho ubone kuvuga ngo bizarangira biti kuko Jean Paul uriya ataratukana mu banyamakuru yari muntu ki uza ahantu yageraga ndibuka ari urubanza rwigeze kubera Kicukira bari we winjira wenyine na za BBC baziheza hanze ucyo gihe yaratangira gutunga gatoki ahantu uranye wikije Claude pastor koko amugani baza wumve reka mvuga ijambo rikomeye umwana akina n'imbyiro ntakina n'amapya yase wabyumvise mani uzajya ukina n'ibyo z'umubiri wawe ntuzakine n'amapya yase murakoze kandi umuntu wimariye vuba n'abashumba simbizi hanze ya kamera birashoboka hanze ya kamera ariko kamera 5 ukavuga ngo rimwe uzakire n'imbyiro zawe sipoza nyina uriya mugore arebye kira kiganiro dore umuko wacu ibyarimo icya kabiri rero Official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane twongeye kubaha ikaze ku makuru n'ibintu tubagezaho umunsi ku munsi twizere ko muri amahoro aho muri hose ku isi mukaba mudukurikira ni iby'agaciro kandi turabibashimiye twizere ko muzakomeza kutuba hafi so rero tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho nongeye kwakira umunyamakuru akaba n'umusesenguzi ku nkuru zitandukanye bwana KAREGEYA Jean Baptiste ndetse na topics zitandukanye zishobora kuba atari inkuru ariko ikaba ari ingingo yatoranyijwe yo kuganiraho ntago ari inkuru gusa KAREGEYA wiriwe neza umeze mute suhuza n'abakunzi bacu bande zose abakunzi ba JALAS official abakunzi ba KAREGEYA pano yego mwese rimwe dukorera turakunda cyane manza ntangiranya akabaraga gakeya niko nagwiruka niyo cogamo ntabwo nabonye umwanya urabyibuka weekend twarakoze ku cyumweru kandi nawe mu rugo ngenyine ngenyine ça veut dire que umudamu nta wari uhari kandi nifite mwana uruwavuye kwishura arwaye urumva rero byamfasha ntago nabujije kandi imyiteguro y'ikiganiro impamo kuri TV10 nayo itugeze habi promo yasohotse yego ira promo ejo twiriwe tuyikosora tuyinonosora kugira ngo nibura ejo ku itariki ya mbere umunsi w'abatagatifu bose ikiganiro kizatangira gucaho guhera saa 12 kugera saa 3 nabyo rero iyo myiteguro nayo birumvikana ko idufata kanya kugira ngo nibura dutegura ikintu gifatika twazaha abanyarwanda andi mateleviziyo atigeze abaha so ubwo rero urumva nyine bisaba imbaraga ibyo byose byagiye bidufata kanya ku buryo mbese haraho wishaka ukibura kera sinajyaga mbyumva
ukabona buri kanota buri gasegonda gafite icyo kagenewe hagira kitambikamo gato basi gahunda zigapfa nari niba atari umunaniro usanzwe nawe waba waciwe intege na za nkuru nabonye ziri kuzenguruka abanyakigali benshi turi kuganira kumbwira ati nariye imbwa nanjye uko biri kose ntago nyuma y'uko bari guta muri yombi nabonye no musatoye muri yombi batatu hamaze iminsi inkuru bazira kurya imbwa kuzibaga gure kuzisakaza niyo nkuru tinga cyane ntago izo zangezeho abo ku gisozi bo ni ibindi bindi ibaze ku gasoko barazicuruza ni ikibazo cyaba ari ikibazo au contraire inkuru nsa naho nabyukiyemo ni inkuru zijyanye n'ubugizi bwa nabi n'abantu gutakaza icyizere cy'ubuzima no kudakunda ubuzima zari inkesha tuzasohokeye rimwe hari umusore wa Yaramba muri Gicumbi umwe wivuganye fiance se hari uwa Yaramba wiyahuriye mu nzu bamusanze mu nzu yapfuye w'imyaka 23 yaraherutse kugura inzu yaraherutse kugura ngo bamusanze muri annexe yayo yapfuye mu Kigogo ni Yaramba mu murenge wa Nyankenke nongera numva umwarimu wo muri Rusizi mu Bweyeye waje kwica umugore we amusanze Nyanza arangije nawe ariyahura nongera kumva ngo bana we niyahuye harimo akana nongera nza kumva sobe indi nkuru yo muri Ruhango umugabo ngo yasanze umukobwa wasambana umugabo ariyahura urumva dufite ikibazo n'undi muzene nawe ngo watemaguye umusheri we mufiyanse iyo ntago nayibonye icyo bishaka kuvuga ntago ariyo ngingo yatuzanye nzabivuga neza nitonze kuri Karegeya Omani pano ariko tubanze tumenye akandi nishingano z'abanyarwanda bose abayobozi b'inzego z'ibanze abavandimwe abarimu donc dushire hamwe abantu baramanaginga amarangamutima gute barayamanaginga bati umukobwa wawe n'ubusanza asambana umuti n'ukwiyahura kuva Nyamasheke kuva muri Bweyeye ukaza kwica umuntu rwabicuma umugore mwabyaranye icya kabiri ari inzego za leta ari n'aba societe civile n'itangazamakuru tubanze tumenye uwo mwana wasigaye rwabicuma abaye uwandi hazabaho hate ise na nyina barapfuye umwe yisha undi n'undi ariyahura azafashwa te nk'umwana uzumva iyo nkuru afashwa se hari uburyo bwo gufasha bene abo bana nabyo ni iki hari n'uwica hari ibyize kuba za Kayonza akica umugore we umugabo akica umugore agasigara abana umugabo akajya mageragere uwisha akajya mageragere uwishwa akajya Rusororo abana baraho isi societe turimo Kazungu busiko bimeze se Kazungu wa Kimisagara voilà kesi ya Kazungu voilà nka Kazungu abana be na Suzana nukuvuga ngo hakagombye kuba simbizi abantu bagafata ingamba abantu bakamenya tukamenya ngo abantu bamanaginga amaranga mutima yabo gute erega ibyago bikubwiririye ntago ari isi ntago biba birangiye managinga ikomeze buracyasi we wa mbere bibayeho sibyo kwikarume ufata umwanzuro ufata umwanzuro ufite umujinya ubundi sinzi umuntu abivuze ngo niba urakaye wifata umwanzuro niba urakaye niyo wishimye cyane nabwo ntago ari byiza kuwufata so rero urumva umuntu nk'uwo mugabo wa Rwabicuma iyo yica umugore nubwo atari bibi ariko wagasigara at least wenda akana kari kuzajya bakamuha burundu akana kakazakura at least kakajya kubusura twese umwana azakura atazi se na nyina n'abamubwiye amakuru bati reka da siko yishe nyoko nawe arirangiza buri make uwo mwana tumwitegemo undi muntu w'ubuzima buciriritse buringaniye kuko ntabwo azigera agira morali yuzuye nk'iy'umwana warezwe n'ababyeyi bombi bakundana ababyeyi baricanye uko byamera kose ntabwo ingaruka zibura so rero ubwo urumva nibyo ngibyo mba ndeba kuko mba ntekereza kuri societe turimo niba buri wese akabazo kose agize ufasha umugabo wawe asambana wishyize mu mugozi gusuke mu giki ntumugaruye ngo umwereke ubumuntu umubabarire fasha umugore wawe ibintu nk'ibyo aribyo ntumva ntacyo ukemuye ariko ikibazo nuko turarebera twese twifata nk'ibisanzwe nko muri Ruhango nta kwezi kwasha hadapfuye abantu nibura batatu ariko ibajije ubuyobozi ngo nimujye muri raporo z'umutekano zo twagutumye buri meya abaturage birakwereka ngo abaturage bawe mu mutwe bafite izihe mpagarike niba buri kanya umwanzuro ari ukwica kwiyica kwiyahura
wavuga hari ibyo bakeneye muri make ushobora kuri kubagaburira ibyo ubwonko bwabo budakeneye urabagaburira imihanda urabagaburira amashuri udategura bazayajyamo neze nk'uwo mwana ugishuri aziga umwarimu uzamwigisha aragowe wako kana karwa bicuma ni ikibazo okay reka nere kubyeyeza umutima ariko ndaza kubigarukaho muri kuri channel yanjye ni ikibazo ni ibimenyetso by'uko dufite societe kera byigeze kubaho Rwamagana hari imyaka nayo yari ikaze muri ibyo bintu cyane Rwamagana na Nyamasheke kera ariko ubu Nyamasheke yo n'ubu biracyari na Rusizi ariko Ruhango irakabije Rwamagana ho bisa n'ibyarangiye ahubwo Gicumbi riri kuzamuka kuko Kagiyo byarabaye Nyamiyaga biraba urumva Mukarange biraba none byabaye Nyankenke Rwamagana nayo yigeze kugira ibihe Rwamagana byigeze kuba umugabo umwe wirubona aragenda ajya muri Mugesera tama abana babiri nawe yinagamo birabazamusha mu birombe birabaza Munyiginya urumva ariko niburaho none se ngaho baze kuyobora abaturage bameze batyo rero ku kibazo cyose kera nigeze kagesetsa abantu nigeze kuyobora irondo noneho umusaza umwe ntabwo mvuga amazina twari duturanye aravuga ati ibi bintu ati ndayijoro ndayirondo abahungu banjye ntibarakura ngo bansimbuye ndabigenza nti nanjye sindishoboye ati ngiye kwigena kigabo niho nagakuye ni nko kwiyahura kandi ubwo akabivuga hari mukuru we nawe wiyahuye twahise tuvuga ati tumuzongere igendere ntuzongere kuri rara kuko aho kujya tuzabazwa umurambo wawe ko ibiri kuvuga atari ugutebya iwanyu turabizi ko ibyo bintu mutajya mutemya turamudohorera tutigenda tuzarirara urumva kuko turavuga tuti genda itahire tuzarirara aho tuzabazwa umurambo wawe reka tuzabazwe wenda umujura cyangwa se ikindi kibazo cyabaye ariko ibaze muri kuvuga ngo genda kwiyahura ikibazo reka tujye ku ntego turase ku ntego yego reka twanzike tujye kuri topic nyirizina nifuje ko no musi tuganiraho ni topic n'ubundi hura na case n'ubundi y'umunyamakuru wamaze kugezwa mu rukiko nkuko nasomye inkuru ibivuga Jean Paul Nkundineza dossier yamaze kugera mu rukiko case n'ubundi impamvu nyihisemo gutyo ni ibintu nabonye n'ubundi bikomeje niko nabivuga biri gukorwa n'abandi batari Jean Paul Nkundineza nabonye ku mbuga nkoranyambaga ikintu kijyanye no gutukana byabaye umuco nk'icyabaye umuco umuntu araza akihimura kabisa iyi mihanda rega YouTube na Twitter d'ailleurs ubona ko wagira ngo niba nta regreta bigira umuntu wese avugiraho ibyo yiboneye hari ababivuga bagaragara hari abivuga mu mazina y'amahimbano hari ariko ubona ko ubwubahane bwaratakaye social media yagabarije ubwubahane n'ubumuntu mu bantu ugasanga umuntu yaragenda ariko mundi ariko nabwo ni nko kubura ibyo uvuga ofete kandi ibyo kuvuga birahari ko nta muntu ndumva ashyira kuri Twitter cyangwa ngo kuri kiganiro nk'icyo avuga ati izi mfu za hato na hato abantu kuki bari kwiyahura bagaterwa n'iki ese ni impamvu z'ubukungu ni impamvu z'iki ni ibyo babonye abantu bakaganira kuri ibyo ariko kuvuga ngo impamvu ubona imbivuze gutya ko urumva inkuru nasomye ivuga ko Jean Paul Nkundineza dossier yamaze kugezwa mu rukiko ibyaha byose ko ari 4 yakurikiranweho na RIB mu iperereza ubushinjacyaha bwabiregeye urukiko donc possibilité yo kuba yakwiyungana Mutesi Jolly yaranze yasabye Mutesi Jolly imbabazi arazimema cyane byabaye mu rubanza oya iyo aba yarazimusabye ntabwo biba bigeze mu rubanza either Jean Paul ntiyazisabye cyangwa se yarazimwe ibyo nabyo byaba ari ikindi kibazo none kudasaba imbabazi n'uburwayi kutazitanga n'ubundi tujye tureba societe turimo finalement tusipoze Jean Paul birangiye yinjiye gereza hejuru yo kuvuga ngo yatukanye ubu dufite gereza ubushize ikiganiro cyawe cyarangiyemo imirimo mikubwiye bizasaba ko tugira gereza amakategori gereza zakabayemo wenda abantu abamwe bakanyanga abakubitana bakicana ariko umujura w'igitoki uwatutse umuntu abanyereza bakagombye kuyasubiza nabo sinavuga ngo bafungwe ari ibintu byakagombye kugira ariko niba no gutukana bigiye kujyana abantu inyandiko mpimbano niba gutukana bigiye kujya bijyana abantu mu magereza baragomba kuzagura kandi bongere na budget yo gutunga abo bantu
ko bimeze ariko reka dutegereze turebe ubwo niba bigeze mu rukiko seke inzira y'imbabazi yaranze kandi numvaga Jean Paul atinyutse akazisaba Jolly yazimuhada nanjye niko ntekereza kandi ntekereza ko ashobora ariko Jolly kuki mutamushaka muzamfashe ngiye nuko ntabaye muri show muzamfashe ndebe ko namuvugisha numve kuko nta muntu urabona version ye uti nze kugwa nimero ye wampawe none no simpamya ko yagira yakwinangira 100% ariko twakagobye kumenya kuko ese kuko cyangwa ntazo bamusabye nanone tugomba kubimenya byose ahubwo wenda nari bivuze gutya nundi ngendeye ku bimaze iminsi bihari nyuma y'akaye Jean Paul hari indi ka twabonyemo muri social media umupasiteri yari ku rukiko Pastor Claude sinzi wamusembuye avukoresha imvugo ikomeye cyane bamusembuye se ntibyagaragara ni bamwe ngira ngo hari abo yavugaga manza ngo ari abakozi bayongwe bayongwe yavuga ati muravuga ngo nasifungishije sobuje niko nabonye kayitrus ntago nakirebye cyose yavuga ati ariko ura mupasiteri nawe agira udushya bayedewe inshuti yacu na fisi urabyibuka niwe watuzanye muri yamvura ku bukwe bwa Preskit niwe waducyuye nta kibiki ariko nyuma tujya tunavugana nuko yigeze kuntungura akampamagara ari live mu mateleviziyo ntazi na hariya yarimo avuga ngo ikaze ririhe agira udushya nabonye ukuntu buretse uze gukuma ku kibazo cyawe ndamwibuka ndimba atabubwira pastor akaba pastor muri kashobotse hanyuma se akaba se ariko ni kashobotse bakagufunga wari umwana agira ibisubizo hafi yumva rero n'ahandi bamwatatse ajya avuga ngo nafungije sobuje harimo Sebo harimo ngira ngo niba na ngo bed ngira ngo urumva nawe agira ibisubizo hafi kandi ko muri dossier yayongwe nyine bavuga sinzi rero ndi kubivuga gutya kuko urumva nabonye byazamuye tension abandi baramusubiza baravuga ati umukozi w'Imana ntiyagakoze ibi we yabigize umwihariko arazasubiza SCOVIA by'umwihariko sinzi SCOVIA yarageze ate nawe yari yamuvuzeho nyine mu bamuvuzeho bati ntabwo gikwiye ati nka pastor nibagira n'urusengero simbizi niho numvaga avuga ngo mfite imyaka 50 azabibwira umugabo we ntaki ibi bintu nubwubahukane nyine bumaze gutera imbere kubera social media nubwubahukane abantu barubahuka abandi bakikorera abandi kandi wo contraire nta somo riri kuvamo regulation rero yabyo regulation subwo ni yihe irashoboka regulation ni societe abeza bakigisha abandi kubireka nyine nakubwiye ngo nicyo nakubwiye ngo inyigisho zinjira mu hazaguruka uyagurutse nyine yagurutse gikeri barayibwiye ngo utahe na ntashya ati murehe nibiguruka naguruka ukaguruka bizakomera ariko naguruka wowe ukiryamira ugakusha basi hakeneye nyine abantu ikibazo nuko societe turimo abagira ijambo abagira umwanya abafite icyo bavuga ntibavuga imihanda twayihariye abavuga rimwe na rimwe n'abavuga ibituzuye nanze kuvuga ubusa ngo batavuga ngo nanjye ndatukanye nuvuga ngo ese ibyo saga nk'iyibaye ni bangahe bavuga ati nyamara mwagize nabi nimugire mutya nimwubahane mwese muri abanyarwanda iyo nyigisho nitaboneka ejo umuntu azongera umuntu najya ku karubanda agatukana najya kuri no mihanda akikorera umuntu akamutuka batanganya imyaka batigeze babana batagira aho bahurira rubanda ikarebera ejo azongera ejo bundi yongere ejo bundi yongere n'umwana uri gukura nawe yongere ubu dufite abari kurangiza amashuri za segonderi kavuga ati nanjye ngiye gushinga cano nabona kuri iriya cano batukana bikarangira gutyo nawe azatukana ni ikibazo rero bigomba ibya regulation rero sinangewe sinkunda ibintu byo kuvuga ngo ibisubizo birangira nirinda kuresponsabiliza abantu cyangwa inzego kuko zisangana izo responsibility ziranazizi kuba batazikora hari impamvu ngiye kubisubiramo ntacyo byamara niyo mpamvu responsibility ya societe yose kuko niyo nibura nemera ko navuga ikanyumva uranyumva niyo nemera ko navuga ikanyumva abantu abeza nibagaragare biyamirize abo ngabo bagenda bikoma abandi ariko abeza nibaceceka babandi ikibuga kiziharirwa nabo urumva
tuziro turuve rero ntaho ufite ntaho turi buri wese umuntu ariko buriya iyo urebye nkunda kugira no mu makaritsiye kumva abana barakina umupira batukana burakigoryiwe harimo n'abasore ibintu byose nkavuga nti umwana wanjye abaye ari gukina muri bariya koko ibitutsi gusa abantu bagacaho ntihagire ubabwira ariko ntago mwakina mudatukana tukigendera umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu umwana akabarangije primaire ibyo ari ugutukana yinjiye segonderi ni ugutukana natagira umucyaha azangize segonderi gutyo wumve rero narangiza segonderi abe gitifu w'akagari yarize gutukana ntawe umubuza agiye gutuka abaturage bamwigireho noneho natukana ari n'umuyobozi n'abazamuka bati na gitifu aratukana yewe navuzwa n'ikizi cyane nuko biza ngo ni gapfura. Nabonye mu nkuru ndi kwifashisha igihe ubushinjacyaha bwatangaje ko dosiye iregwamo umunyamakuru wigenga Jean Paul Nkundineza ukurikiranyweho gutukana mu ruhame guhohotera watanze amakuru ku byaha gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Iyi ni dosiye n'ubundi igomba kuburanishwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu masaha make cyane. Ntabwo nari niteze nanjye ko bizaza gutya byose uko byakabaye bigera mu rukiko, ariko wowe uko byumvise byose nibihe bishobora gusanishwa n'umwuga umunyamakuru ashobora kugwa. Ibijyanye n'umwuga sibwo ntibyarangiriye muri RMC, ongera usome numve naho ubundi ibijyanye n'umwuga biba byararangiranye na RMC. Batiki gutukana mu ruhame, guhohotera watanze amakuru ku byaha, gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Gutangaza amakuru y'ibihuha icyo bijyanye n'itangazamakuru n'ibikangisho sindabibona. Wowe wambwiraga ko bishobora kuba ari ukubera kamera, ariko ibyo bindi bisanzwe ngewe ahubwo wagira ngo biterwa n'utukwa cyangwa utuka, kuko abatukana tumaze kugira benshi cyane. Urabivuga se ngo bigende bite ko tubivuga n'ubundi natwe baradutuka tukihangana nta kundi biterwa n'utukana, biterwa n'utukwa, biterwa n'iki, nta birenze. Ariko ntabwo ibyo byaha byose ariko ntabwo ariko byamuhama, nta nuko ariko byose ariko byamugeza byaterwa. Ariko si ibintu gereza zo mu Rwanda zabikira umuntu rwose. Si ibintu gereza zo mu Rwanda zabikira umuntu. Ariko wowe ku metero urabona Jean Paul afite amahirwe yo kuba wenda yahabwa nk'igihano gisubitse. Ntabwo nyazi biterwa n'uri muri dosiye. Kandi nawe nyine ashobora kuba yarakoze ahadakoreka. Ashobora kuba yarakoze ahadakoreka. Ibitutsi bye nakubwiye wa wundi wa metre nde metre Sauveur yavuga ati no gutukana kw'Ikinyarwanda si kuriya, kandi siko wofete kuriya yatukanye hari abatukwa ibirenze biriya. Yego cyane, ariko baraho baridegembye sibyo, bagenda tete hote. So urumva rero biterwa watutse nde, watukanye ute, watukaniye he, ariko aho batukaniraho hose yajya kumera kimwe. Ntacyo nabirenze, reka dutegereze umwanzuro w'urukiko mu cy'umucamanza. Ariko muzagende mu byumve, mwumve nuko yisobanuye, niba hari n'abatangabuhamya, abamushinja, abamushinjura, nuko ibyo nibyo tuzareba. Ariko ibyo nabyo ntabwo imiburanire ntayo bihuriye n'umwanzuro w'urukiko. Dosiye yoroshye ishobora kugeza umuntu mu mazi abira, dosiye ikomeye ishobora gutuma umuntu abaho yidegera. Ntaho biba bihuriye. Kumbwira ngo ndareba amahirwe tuyapimira ngo yatutse nde, yatukanye ate, we ni muntu ki, atukanye kangahe, cyangwa se mbere yo gutukana yakoze iki. Urumva ibyo byose rero ni kuko abantu kera ari ni ntambe jeune toujours umwarimu wacu watwigishaga yavuga ngo abantu ni nk'imibare. Abantu muri societe ni nk'imibare. Kuko umubare burya rimwe na kabiri kinini ni iki? Rimwe na kabiri kinini ni kabiri. None se 12 muri 12 muri umubare wa 12 igifite hagati ya rimwe na kabiri igifite agaciro ni iki? Ni byombi. Gute se? Rimwe iri mu binyacumi, kabiri iri mu binyabumwe, ubwo urumva ari kimwe. None se 9 inyuma ya kitso
na rimwe ihagaze yonyine ikirindi ni ikihe ni rimwe kuko ni ikizima rwo tukita inite kiruzuye ariko icyenda y'inyuma y'akitso ntiragera na rimwe ako niko abantu muri sosiyete rero bamera. Niyo mpamvu umuntu sosiyete umuntu ahabwa agaciro par rapport y'umwanya arimo. Iyo muri ku ishuri mwigana mu kibuga habakomeye coach w'inyuma na kapiteni sibyo ariko boss tuvuge musohotse mu ishuri iyo musohotse iyo muvuye mu kibuga umunyezamu akabaduwaye kapiteni aracyamuruta se mu kibuga hakomeye kapiteni mu ishuri hakomeye duwaye hanze hakomeye gitifu ariko gitifu nawe wabaye meya wabyumvise babantu so nguko rero naho ugomba kuwarira abantu muri societe. Jean Paul ni muntu ki yatutse nde mbere yo gutukana yakoze iki yatukanye ate dossier irimo bande noneho ubone kuvuga ngo bizarangira biti kuko Jean Paul uriya ataratukana mu banyamakuru yari muntu ki uza ahantu yageraga ndibuka ari urubanza rwigeze kubera Kicukira bari we winjira wenyine na za BBC baziheza hanze ucyo gihe yaratangira gutunga gatoki ahantu uranye wikije Claude pastor koko amugani uribuka ko nyankunda vuga ngo umwana akina n'amabere ya nyina icyo naga compression nka kihorera pastor we yagishyizeho uko cyakabaye. So Jean Paul w'icyo gihe ashobora kwinjira mu manza BBC zahejejwe inyuma n'ibindi bitangazamakuru siwe Jean Paul w'uyu munsi amaze gutukana no biterwa n'uwo yatutse rero babyumva hariya yari ikinyagihumbi ubu bari inyuma y'akitso sibyo se ntiyambaye se yambaye ya saha y'amaboko abiri gutya ntari mu maboko rusange ari inyuma y'akitso rero ari inyuma y'akitso bararutwa mayibobo isabiriza ikoresheje akaboko karambuye kuko we ntiyayarambura yombi wanyumvise ari hanyuma y'umukozi yamburaga 5 cyangwa yambwa ngo patron mwampaye amafaranga yo kujya guhaha ubu ngubu uwo mukozi aramuruta abantu societe nuko tubaho uburange ushaka kuba imbere y'ino mikoro ndi mu binyacumi cyangwa ibinyejana cyane ibinyagihumbi kuri TV10 ndi mu binyagihumbi kuba yedita kuri TV10 ubu uri mu binyagihumbi rwose urabyumva ariko ariko nujya mu maboko atarayawe mu maboko rusange uzaba uri inyuma y'akitso hariho 0 ebyiri cyangwa 3 ubone kuza uranyumva abantu bajya babyumva gutyo. Ese reka nongere nk'urundi rugero kugira ngo abantu bumve societe no kugira ngo abantu mu kwiremereza bajye bamenya gupima. Yego niba iyo uri mu binyagihumbi uri muri ya modoka ihenze uhindura ikoti uko ushaka ufite abagukingurira umuryango ufite abaguseriva agacyayi ikoti uhora wanigirije ariko iyo ugeze aho wambara umwenda wahitiwemo w'ibara rimwe n'isaha yambukiranya amaboko aho ngaho uri inyuma y'akitso ngiyo societe ukogoshwa inyogosho wahitiwemo muri saro wahisemo se ahubwo utazi niba niyo mashini yogejwe ariko waje urareka ukavangura uriko wavuga se ko bagucoge nk'uko bangenje muri ya salade kwa vire yo kuri Revigo wavuga se ngo conga utya reka da mwese bakabogosha kimwe wabyumvise uri kubyumva cyane noneho da naba naho hari n'undi uba umeze nk'uri mu mwobo nk'inyaga umuntu yamaze amezi 2 abantu bataza aho ari atitaba telefone ntarutwa n'uwo bogosha uko adashaka kandi wenda kuva mu kwa 7 yaramye ari kuva mu kwa 7 mugabo ni waririmbaga ngo uzahana ari pe kahinganye imigende none ugendera mu ndege ati ndayibuza kwidembe reka inzira urabyumva
ndayoboza pe wahoze mu ndege wahoze mu ndege none uri hanyuma y'abahinga imigende muri buzima abantu bagerageze sinzi niba ikiganiro cyawe ushobora kuba nacyo Alliance nabi nagiye muri za nyigisho z'iwanjye ariko nta kibazo uwahoze agendera mu ndege ari hanyuma y'abahinzi b'imigende ndabyumva abantu nuko urundi rugero uri ku muntu ku maradiyo mpuzamahanga agatsiko k'amabandika yawe Kigali icyo gihe uko yabonwaga hanyuma aje agendera mu ndege abo bahinganye imigende kuri ayo maradiyo baracyari kumwe abantu rero ni nk'imibare ubishaka utabishaka ikibazo ni uko bivuga ubu wasanga ari batunze urutoki ngo uriya mugabo bavuga iki oya niko bimeze ubishaka utabishaka nongere nk'urundi rugero ubundi kera hari igihe twigeze kugira umuntu wese ikintu cyose avuga ngo gufunga afite ubushobozi bwo gufunga ndavuga wenda mu gihe cya gendarmerie na polisi igitangira abantu babaye muri gendarmerie y'icyo gihe bavugaga ibyo gufunga bakaba no muri polisi nk'imyaka 3 ya mbere bakaba demobilize ubu ngubu bakaba ari abamotari arakorana akazi n'abandi yicaraga akangisha gufunga kandi nabo ubu noneho yafungwa n'icyo gihe ashobora kuba yafungwa ariko abo yakangaga yarazi ko ibyo bintu arimo ari ubuziraherezo umuntu rero yagumye avuga ati ahandi ejo nshobora kuzamuka cyangwa nkamanuka please rinda intambwe zawe umenye ngo aha uko ahantu hose byashoboka natinze cyane kuri iki kintu kijyanye no gutukana ako kantu ira compliment Claude yakoze ntago navuga ngo nayishima urumva niba wa mugana afite urusengero niba avuga ari amagambo mu rusengero abo mu rusengero rwe bavuga iki abana be bavuga iki kuko urabizi ko ngewe mpagera ndavuga ngo umwana akina n'amabere ya nyina nta kinana ariya Claude yavuze we yahise yavuga uko yakabaye bireze kabiri yasubiyemo urumva ari n'abamurebye nyike hari televiziyo zingahe nk'eshanu no gutumiza niya gatandatu ngira ngo ihari gutumiza niya gatandatu ibyo byose bizareba dusipoze ko buri kiganiro kizarebwa n'ibihumbi 50 ubwo n'abantu 300 televiziyo 6 300 bibonye ko gutukana ari ikintu gisanzwe cyangwa se kuvuga amagambo wenda ntawe yatukaga ariko nanone ari yasa amagambo yo gusohoka mu kanwa ka pasiteri umwana akina n'imigiroze ngo ntakina ngo nayo uzagaterure usibye ko gusubiramo igitutsi ubutukanye kabiri wowe kugira ubivuge si icyaro cye si umugore mwiza se w'umuganga ntibashakanye vuba cyane aha sipoza nyina wuriya mugore arebye kiriya kiganiro dore umuko wacu ibyarimo ariko ibyo tujya tubitekereza donc kamera mikoro social media ziradukwega ariko dufite imiryango ufite umwana ufite umugore ufite umugabo ufite nyoko bukwe ufite sobo ufite baramu bawe yamaye uri kwibajira hari ibintu byinshi gihe hari n'uwagakata akahita kohereza nka muramuko nyirabukwe cyangwa umwana bereye pare ati dore pare wawe ibyari kadukomeze ntabwo karima ariko ubwo niba ari ukwigisha nigisha finalo manza chano yawe nayo izahinduka iyo afite 50 urumva murusha umwe chano yawe nayo izahinduka ibyo kwigisha ushatse gicunga umurongo wawe naho ubundi yazahinduka y'amasomo rwose nta kibazo umuntu wimariye vuba n'abashumba simbizi hanze ya kamera birashoboka hanze ya kamera ariko kamera 5 ukavuga ngo rimwe uzakire n'imbyiro zawe icya kabiri rero byarangira bikanaba published niyigaruye ngo abwira abantu ati ko kakane navuze mukavanemo urabyibuka harya ni wowe nigeze kubwira aka kantu kishinze ukavanemo batazajya ndatukana manza mwara kagumishijemo ariko nibura narabivuze havuyemo okay manza niba atari wowe nikari nijabo donc urumva rishobora kugucika ariko ukigarura vuba none we byarinze bigera hanze none no kudefanda aya ntabwo ari biriya defanda ntabwo ari defanda bya bya mantuza yase aya ntabwo ari bya defanda ariko ari byo yuririyeho
uyidefanze wenda yikoma umunyamakuru ese buriya ariya hari indirimbo yindi uraza kunyutsa uba muri showbiz indirimbo avuga ngo ishyamba ni rigari muhigi w'ishyari shyamba ni rigari Urban Boys yego ni Urban Boys buriya iriya ndirimbo yari ifite ntuza ishaka kuvuga ngo ishyamba ni rigari iki gihugu ni kigari isi ni ngari imibereho ushobora kuyishaka hamwe ikanga ukajya mu yindi ariko kubona imibereho ari uko watukanye oya washaka ibindi pe washaka ibindi John we wajyaga tubwira kera muri za 2004 2005 dufite ibibazo mu baskuti akaza kavuga ariko icyo giskuti niba ugifitiyemo ibibazo wakivuyemo ukajya mu bindi kikajyamo abagishoboye batagiramo ibibazo yaravuga ati uricara umbwira abakana niba abo bakana batagushaka vamo agatanga urugero ati nanjye ubu ngubu Imana imuhe amahoro n'umugisha ati nanjye ubu ngubu ibigi binaniwe yari minisitiri ati binaniye ati nukwisubira muri Heineken nkazicuruza nkanasomaho urabyumva yego ntabwo ari ngombwa gufosinga niba ibintu atari byawe wabyihoreye niba nawe kugira ngo witukaniremo bizanduze CV yawe ujye ucaho abantu bagodere wa wundi utukana gutya na gisupusupu nizera ko gisupusupu wenda mu myigire yaba ari hanyuma ya Claude yego gisupusupu yarabivuze iryo jambo basubize mwisaho uzi ko wabonye uko yahise yigarura yahise yigarura avuga ati kandi wa mukobwa we ni nkaho unkoresheje none Claude yabivuze arongera asubiramo ari pasiteri gisupusupu wiviriye Rwagitima yarigaruye ibyo byita kwigarura rirancitse nkaho yakavuze ngo rirancitse mwashyuhije none mvuze ibitavugwa none we ryaramucitse arisubiramo bishatse bivuga ngo ntago ryamucitse yaravuze arashimangira ngaho ngurumva naho tugana rero naho tugana ariko buriya ikintu cyabaye ugakasuka gahanyira bukwe none nyirako akongera kakamugarurira ngo yakumva isomo iyo kakugarukiye cyo cyangwa umukwe wawe iyo kakugarukiye uburemere urabwumva oya ntago ari byo cyangwa umukwe wawe cyangwa umukazana wawe uravuga ngo ntacyo atinya oya ishyamba ni rigari aho kugira ibintu ubigiriremo nuza yewe buriya oya wabireka ukashakira ahandi bigeraho bikaza ariko igihe cyose burya nuko wenda watari umutangazamakuru atari umunyamakuru ariko ngewe nk'umunyamakuru nka editor senior ubundi mu bintu mu bwanditsi bwanjye kera usibye ibingibi bya mikoro na kamera ntabwo nakoraga inkuru ku bantu yego nakoraga inkuru ku buntu ku buryo ku bumuntu ku mikorere ntabwo nakurebaga ngo JALAS ndavuga JALAS akora ate ariko tukagira abantu ibintu byose titre ni amazina y'abantu vuga icyo bakoze icyo kigira inkuru naho umuntu we ntabwo ari inkuru umuntu si inkuru pe no iba rero niho rero havamo biramvuna cyane kuko urumva hano ho biraba kuri social media dukora abantu biraba ariko biramvuna ubundi ntabwo ndeba umuntu narebaga ngo akora ate ubuntu yibye yahembwe yakinnye neza ibintu nk'ibyo akumva ngo Rayon Sport ya Paul Muvunyi na Gacinya vuga ngo icunzwe ite amazina ze nyuma urumva amazina none rero tugeze naho tuyavuga mu buryo bwo kugira ntabwo ari byiza ariko mu nkuru zanditse rwose ibyo ntabyigeze ndavuga ngo nyereka uko bakora so rero ngira ngo ni n'amasomo tuba uri gutanga uvuga uti habaho kwigengesera no kumenya icyo kuvuga reka ne kugira byinshi cyane ndenzaho ngenda ngira ngo iki kintu uza kukivugaho iyo ukuntu yari yajishije avuga ku wamuvuze ntaho yaje ntaho bataniye yavuga ati umugore w'umunyarwandakazi si uko agira abagabo yego ahubwo uvuga ngo azabibwira umugabo we no cyangwa ngo ndakwiyamye no ubirutse mwari w'u Rwanda yego si uko
umugore w'umunyarwandakazi yitwara atya ntacyo yamurushije ntacyo yakemuye ntacyo yamurushije ni nkuko nanjye buriya nari kugenda nkajya kuri kamera nanjye usibye ko bidashoboka. So reka minira ahangaha ngushimire cyane ku mwanya wawe wenda dusoza ibi bintu nakubajije bwa mbere tugitangira ati hari regulation yabyo ishoboka bavuga uti abantu batozwe kwigisha ni ibya twese kwigisha ni ibya twese sinavuga ngo urwego runaka inzego zibishinzwe kubikumira no kubiregulatinga zishobora kuba zihari ariko kuba zitabikora hari impamvu zishobora kuba zidahari kuba zidafite abakozi bahagije cyangwa zitabiha agaciro ariko twebwe biri kubi wacu gutukana turabyara niba hatagira umuhana ariko se gira impuhwe z'uko uri kubyarira mu bantu bameze batyo ngaho dusipoze n'urwo rusengero da abantu bazaza barutondemo avuga biriya nicyo kibazo aho niho ndeba niba urwo rusengero ruhari ikintu cyatinzwe bati umukozi w'Imana koko uwitwa pasiteri no wakavuga iki kintu ku rukiko kubanza ukamenya nyine niba nabyari byo umukozi w'Imana udakorera abantu se urumva bishoboka no wakorera Imana udakorera abantu se bayo nibibaho yurundi ni logique ndabizi ajya uvuga ngo bazanyirenza nkavuga ngo ntago wakorera Imana udakorera abantu bayo oya nubundi gukorera Imana binyura mu bantu hari utuntu arakaro bajya bavuga ngo ibintu bizatungurana umunsi wo kujya mu ijuru abazaba biteguye kurijyamo bakibura abazaba biteguye kujya mu muriro bakabona barahamagawe bitunguranye urumva nk'ibyo rero abo rero twita ngo abakozi b'Imana no turebera ku mbuto my dear ntabwo ari ukurata inkongoro erekana uwo yareze ntago ikibanza ritinde imbuto zawe nizi byagira ngo nasizwe amavuta Serena bampa idarapo no kameme ibyo gusa bikaduhuma amaso ubusanzwe wubayeho ute urambura uragambana uratiriganya uratikura uriba urasambana wenda icyo waretse ni inzoga gusa noneho n'amagambo agusohokamo wapi warageza ukagumana ya titre Serena idarapo sigwa amavuta ariko nakazi kanyu muzabibona Karege duhinira ahangaha ntago cyagombye kuba igikangisho please yego kuvuga ngo nasizwe amavuta naraha turakubana miki hakabura n'umuntu uzana inyigisho nka RGB kavuga ngo uruhare rw'amadini ni uruhe kuri muri societe nizera ko mu nshingano mu byo amadini yamarira societe gutukana n'ibirimo kwambura n'ibirimo gutikura n'ibirimo kugambana n'ibirimo sibyo byose ntibirimo ubundi icyakabaye cya mbere ni ukugira societe iri se kwereka abantu ko ubworoherane bukaza mbere y'ibindi byose amatiku akaba makeya urabyumva bagatuza uko kwiyahura bikagabanuka kuko umuntu yizeye ubuzima bw'ejo ntiyakwiyahura yizeye ubuzima bw'ejo ntiyakwica ariko nyine iyo bigihari bitwereka ko abo bantu nta mavuta bavuga gusa ariko nta mbuto akarere karapfamo abantu 5 mu kwezi ari abiyahuye ari abisha abandi kandi karimo nk'isengero 30 use zikora iki nabo ngabo babikora ugasanga bavuye mu nsengero yahavanye ikisugo yahavanye ikisi abasanze adresse bambabarire rero ntabwo uvuze ngo baranyirenza oya bambabarire nicyo naho tubirebera nta bindi turebera ku mbuto bera ntabwo turebera ku mazina bitwa yego niyo wanyita ikisi kintu je m'en fous uzareba ngo yagize ati sibyo ntabwo ari ngewe ntabwo ari izina sibyo ntabwo ikibazo ari izina ntabwo nguvuga ngo yitwa nde yafitiye uruhe rwego ni ibikorwa so reka duhinira ahangaha dushimire cyane mwe mwese mwabanye natwe dushimire Urban Hotel Urban by City Blue hano mu Kiyovu hano heza tuba twicaye kugira ngo tuganire unansurize boss w'Ikaropuraza twashakanye turaburana namushatse ndamubura ariko ariko ubwo habayeho gushakana musose ko ngenda nibuka utuntu nabonye mu iduka rye hari ikintu ngo bakoresha plafond bari cyo cyitwa gypsum nyuma ya rangete kagira amatara arayasora iki abo nabonye amatara basigaye bafite agezweho abamo bluetooth abamo na kamera
ego nabyo arabifite akagira n'amarangi bita ngo hari ibyo yatweretse kuko afite aka apartment hariya munsi ya Remigo izina ndaryibagiwe azabimbwira neza hari amarangi yatweretse yitwa ngo niba ari weather guard urebamo ukabona arapika mu maso isazi rero ngo igera igahita ipfa isazi umubure kare ntikoraho kari hazima uriya mugabo ntabyo adafite kandi yaranishimye kuba mumenshoninga ntacyo turavugana gifatika ariko ntari birye ariko bimeze okay nibyo rero turabashimiye mwese abo twabanye ibiganiro byacu nakagaruka asante sana